kane wari wagiye kuwa kane nanjye nambutse umupaka nagiye mu mahanga shuwa urumva ko Yesu ntakatagize ubu nongeye naje nagarutse nayavuyemo rwose wari wagiye he mu biki nani nagiye mu murimo w'ivuga butumwa gukorera Imana nambutse igihugu cy'u Rwanda nagiye mu kindi gihugu narambwiye ngo amaze imyaka 9 yarabuze urubyaro ariko aho twadusenganiye Imana hari ibyigaragaje hari umuti garagaje yaje kuwunywa ubungu yarambwiye ati rwose mu nda nagiye kwipimisha nsanga umwana arimo harundi nawe yarampamagara arambwira ati rwose ntabwo bajya babesha ati za tariki wambwiye ati mu gitondo kare nahagurutse ngiye muri douche ati nsanga amaguru yakize nsanga n'umugongo wakize undi nawe arampamagara ati rwose Rufonsi ati ngewe nari nzi kari comment mwamutera ati ariko mu byukuri hari Imana ivuga kandi gasohoza arambwira ngo urwego rwari ruraza guteza iwe mu rugo ariko itariki namubwiyeho yabonye telefone imutunguye miliyoni 9 arazishurirwa wewe wamubwiye itariki bigomba kuberaho namubwiye itariki bigomba kuberaho namubwiye ngo itariki 2 z'ukwezi kwa 9 yego Imana irakoze aravuga ati nzabyemera ibikoze yashimye Imana rero aravuga ngo rwose komereza aho ngaho tukuri inyuma yego Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho mbere hose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali turabasuhuje cyane abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje abakanze subscribe turabashimiye cyane nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda reka ngusabire ngo Imana iguhe umuntu wingira kamaro Imana iguhe umuntu wo kugufasha muri urugendo urimo twabasezeranije yuko tuzajya tubatungura tubatenguha mwuko kutabatenguha rero tukagenda ahantu hatandukanye ubu twicaye mu mudugudu wa Ruko mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Cyanika akarere na Kaburera nta kindi cyatuzanye twaje gusura umukozi w'Imana kamuvugeho gatoya kuko sibwo bwa mbere tumwakiye ndamuzi yitwa Dusabimana Rufonsina n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa n'umwana w'umukobwa pe ufite amavuta y'Uwiteka ku myaka ye 18 Alphonse hari icyo mbeshye ntacubesha rwose nibyo gasuhuza abakunzi ba Concord TV show ubundi dusengere dutangire twiragije Imana Imana ishimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe kubera kuko yaturinze reka dusenge dushimira Imana yabanye natwe mu minsi yose ishize akaba n'ubu ngubu tugihumeka umwuka wera w'abazima uri Imana yacu bwite ugira neza bugaca bukira izina rye nirihabwa icubahiro twongeye kugushima kuko waturinze ni neza n'urukundo komeza uturindira ubugingo uturindira umubiri inshuti n'abavandimwe urakoze kuko ubyumvise kandi kuko ugira neza mu izina rya Yesu amen 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 Alphonse hari amagambo ndimo nshaka kuyifuriza abakunzi banje nukuri ubwo ni wowe ndahera kuko ari wowe turi kumwe ko nawe ugiye kuyumva bwa mbere ndi kubifuriza kugira ngo Imana ibahe Simoni w'umunyekureni yego ntibahe Simoni Petero uyu Simoni w'umunyekureni muzi hiki yego niwe watwaje Yesu umusaraba mu gihe Simoni Petero yahaye amafi yahaye imigati yakijije abantu areba we yari yamukwepye natwe hari abo twabanye nabo tubagirira neza ariko nyuma baradukwepa ariko Imana iduha Simoni w'umunyekureni adutwaza umusaraba uwo nguwo niwe dukeneye yego ndongera nifuriza abantu mu bavandimwe ufite Imana iguha umuvandimwe mukundana ku buryo upfuye yakurerera abana waba ufite haleluya uwo nguwo ikindi ndi gusabira abakunzi banje ni ukugira ngo abo bakunda nabo babakunde uzi gukunda umuntu ntagukunde birababaza cyane biba bibabaje wowe urukumva ushaka iki muri ayo mvuze nanjye uko ndi kubyumva Imana impa inshuti zinkunda kandi nanjye nzikunda bivuze ngo uko ngira urukundo n'abandi barugire twese turuhuzeho kandi Imana impa icy'ingenzi ku buzima bwanjye kuko uwo ngo yihakanye Yesu bwa nyuma kandi atiriwe areba bya bindi yamuhaye ariko Imana impa inshuti z'umumaro iguha inshuti z'umumaro ku buzima bwawe yego Alphonse wambaye neza reka tujye tubwira abantu sibyo tubafite bakiriho yego wambaye neza ikanzu kabisa y'umurokore yari yarabivuze rahira yari yarabivuze irabigambira ariko yaranabikoze icubahiro n'icyayo ntabwo igibeshya n'ukuri
isezeranyije irasohoza. Haleluya. yavuze ko izakwambika, yari yarabivuze kandi na n'ubu ngubu iracyakora, ntaho yagiye. ubundi njya nkunda kuvuga nti Imana yashyizeho akitso, ntabwo yashyizeho akadomo. yashyizeho akitso bigikomeza, naho yari akadomo iba yarahagaze, biba birangiye. rero nta kitso yashyizeho, haracyari akitso. Rero yaguhaye iyo kanzu, ejo bundi igiye kuguha andi yego menshi cyane. biraje. wereka Imana iguhuza n'abantu b'ingirakamaro, ikurinde babaca intege. ni ukuri. wigeze uhura n'abaca intege? benshi cyane. bakubwira iki? baca intege barahabaye benshi, bati musenga gute, wahagarika gusenga ubundi waba iki? ariko narababwiye ngo bikomere cyangwa byorohe, iyo navuganye nawe ntabwo izankoza isoni. kandi nubwo wanca intege, Uwiteka anshigikiye, nakicara gatoya, ariko ntabwo nagumira hasi kimwe. bivuze ngo aracafashe ukuboko. nubwo wanca intege, nubwo wanyicaza, ariko Yesu aracafashe ukuboko, ntabwo azemera kundekura ngo ngende guca. umukiranutsi agira ibyo yibikaho rwose. ntabwo uciye intege uje kuri YouTube. barahari benshi cyane. barahari benshi cyane, ariko narababwiye ngo irinde ijambo yavuze, ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo risohore. mureke Imana ikore, mureke Imana igaragaze, mureke Imana aba ariyo yivugira, izankoresha ngewe nasame iyo yivugira. ndababwira ngo hari abantu bakeneye ijambo ry'Imana, babuze uwaribabwira, ariko ubu ngubu bararibona kandi bagafashwa, bakongera bakagira ibyiringiro yuko hari ibyo basubije, cyangwa cya giti cyatemwe kizongera kigashibuka. ni ukuri. maze iminsi narakubuze, ndaguca amande. nari narabuze. umva ndaguca amande, uzi ukuntu nagushatse nkakubura. turiyunga rwose. umva urangurira imbada. ni ukuri rwose, umva turiyunga. zirahaba kabisa kandi ndayikumbuye. zirahari pe. ni ya desa pe, ntabwo ndaguca igihano kinini. irahari rwose. urayigura. uzi impamvu? kuwa 4 naje kugusura ndakubura. kuwa 4 wari wagiye? kuwa 4 nanjye nambutse umupaka, nagiye mu mahanga. urumva ko Yesu ntakatagize. ubu nongeye naje nagarutse, nayavuyemo rwose. uyu wagiye he mu biki? nani nagiye mu murimo w'ivugabutumwa gukorera Imana, nambutse igihugu cy'u Rwanda, nagiye mu kindi gihugu. yego. nuso abantu mwe musanzwe muziranye? abantu ntago dusanzwe tuziranye, ariko amaraso ya Yesu yahuje abatari kuzamenyana, kubera Yesu twaramenyane. yego. baraguhamagaye bati twabonye ufite amavuta, bati dukurikije dushingiye kuri Hatumimana Concrete TV, bati rwose natwe ngwino udufashe guhamagara Yera, ahari irakumva gusumbya twebwe. ndavuga ngo rwose munsabye ubusa, nge ndaza duhamagara Imana, kandi rwose twarayibonye. ubu urambutse ujya Uganda? ndambuka ndajyayo pe. wari Mityana se, Kampala, Masaka, Mbarara he? ni hafi no mu baturanyi. ni hafi no muri Kongo. nibonaga na se? aho ngaho. kandi nibwo bwa mbere wambutse umupaka? oya, njya nkwambuka kenshi, nko mu kwezi nkwambuka 3. yego. ubivuga butumwa ari kwaguka, ntabwo ukubwiriza hano mu mudugudu iwanyu gusa, cyangwa mu kagari, cyangwa mu murenge, cyangwa mu karere, ubu no kujya mu mahanga. ndi kwambuka nkajyayo rwose. Imana ishimwe kabisa. nose muvugana uruhe rurimi? ururimi abantu benshi bazi Ikinyarwanda, ako ni Icyongereza, good morning, ako ngako njya nkamenya. uzi ko njye nta kindi gihugu ndageramo. aya nageze i Kabare rimwe gusa. rimwe gusa nibwo nambutse umupaka. noneho uri kugendagenda rwose. ndi kugenda rwose, ni igihe gitoya n'indege nkayikabakaba nkayurira. ndakuzi ubwo ufite amakuru. ni igihe gitoya mbese, ahangaha mu mudugudu bakazajya bambona haciyemo akandi gahe. yego rwose.
amakuru wayafite? Amakuru ndayafite. Uzanyibuke pe. Ariko icyo gihe nugenda bwo uzambwire pe. Urabona warambutse ugiye Uganda ntiwambwire. Yego. Noneho nujya kurira indege tuzajyana kamera tuzigutunge dukorane n'ikiganiro tubwire kugiye nyuma nugaruka nabwo tuze tukwacire. Nukuri rwose nzabyo uvuye. Nzabikora rwose nzabikora. Aho uzabivuge pe. Nzabivuga. Nyuma yaho dutandukaniye se bimeze bite? Nyuma yaho dutandukaniye uko duherukana tariki 24 z'ukwezi kwa munani ubu turi 16 z'ukwa cyenda urumva ukwezi kwawe kugiye gushira tudakora ikindi kiganiro. Rero uhereye iyo tariki kugeza itariki y'uyu munsi abantu barimo gushima Imana kubw'ibitangaza Imana ikomeje gukora. Hari ab'Imana yagiye ikiza, hari mbese abafite amashimwe ni benshi. Imana yagiye ikora ibitangaza kugezana n'uyu munsi Imana iracyakora. Kandi n'abakibona umusonga ugikomeye nabazana ijambo rivuga ngo humura kuko bwari ubuhamya Uwiteka ari kugushakira. Ngira ngo nge nakwise umwana w'umukobwa uhanura akakubwira n'itariki bizasaga. Bari ryo zina nakubatisha. Yego. Mwana w'umukobwa uhanura akakubwira itariki bizasohoreraho. Yego. Ntabwo heruka guhanura ukababwira n'itariki. Barahari benshi cyane. Umva tubwiremo nka batatu nukuri batazajya wagira ngo ndi kukubeshye. Barahari, hari uwa mbere yarambwiye ngo amaze imyaka 9 yarabuze urubyaro ariko aho twadusenganiye Imana hari ibyigaragaje, hari umuti igaragaje. Yaje kuwunywa ubungubu yarambwiye ati rwose mu nda nagiye kwipimisha nsanga umwana arimo. Harundi nawe yarampamagaye arambwira ati rwose ntabwo bajya babesha. Ati za tariki wambwiye. Ati mu gitondo kare nahagurutse ngiye muri douche. Ati nsanga amaguru yakize, nsanga n'umugongo wakize. Undi nawe arampamagara ati rwose Rufonsi. Ati ngewe nari nzi ko ari comment muhamutera. Ati ariko mu byukuri hari Imana ivuga kandi gasohoza. Arambwira ngo urwego rwari ruraza guteza iwe mu rugo ariko itariki namubwiyeho yabonye telefone imutunguye. Miliyoni 9 arazishurirwa. Wewe wamubwiye itariki bigomba kuberaho? Namubwiye itariki bigomba kuberaho. Namubwiye ngo itariki 2 z'ukwezi kwa 9. Imana irakoze. Aravuga ati nzabyemera ibikoze. Yashimye Imana rero aravuga ngo rwose komereza aho ngaho tukuri inyuma. Yego. Bakunzi banje ntago mba ndi gupapira pe ngo ndaza kugira ngo ujye kuvuga ngo ibintu bitari byo. Ahubwo nuko tugendana n'iki n'ibimenyetso. Niko kuri. Umwana w'umukobwa uguhanura akakubwira n'itariki. Nanjye uyu munsi pe ntabwo ngenda utamanureye. Ibaze buri Imana itari yakunzanira ngo ikungabize nkubwire n'itariki. Bura rero tugiye kuzajya dusenga. Yego. Izakumpeho gake. Nawe uzambera umutanga buhamya. Umva cyane pe. Nzaza ndi kubutanga. Ubu nkabona buramanutse akakanya we. None urambwira uti bizasora umunsi tuteka 16 tibizasora kuri 25. Ewewe. Bura ahubwo bibe bityo. Bibe bityo uwo munsi uzafite igitangaza gisobanutse. Amen. Nukuri. Umva ndizeye pe teki 25. Nukuri. Ninjye uzihitiye. Bivuze ngo twebwe tugiye gutegeka itariki ya 25 kubyo wifuza no kubyo ukeneye. Data zaba yaguhaye kimwe cya kabiri cy'ibyo ukeneye. Umuhinzi ajya mu murima arahinga imitabo 10 yahinga 5 agasaba nawe usabye vansi izo tariki. Imana iguhereze vansi mu izina rya Yesu. Nukuri umva nkeneye amafaranga ubwo ngiye gufata ibibabi harabajya babifata ibibabi akabisengera ati Imana ibibabi ubihinduremo amafaranga. Umva nanjye ngiye kubica rwose kuri 25. Ayo nkeneye ntacyo ibimpayeho nka kimwe cya 3. Biremwe none hamwe izina rya Yesu. Nukuri pe. Wewe Alphonse abantu barambwiye ngo bakunda iyo uri kuvuga ijambo ry'Imana. Yego. Bakunda ngo kuntu buri kubwiriza. Ngiye kuguha isaha yose ubwiriza. Isaha? Yego. Isaha ni nyinshi rwose. Iminota ingahe? Nk'iminota 10. 10 gusa se? Yego. Aya 10 rwose ntago abantu baba bafashijwe. Nta bantu baguhamagara bakakubaza mese tudaheka gukora ikiganiro. Benshi cyane. Nusura ukumva nyine atari uko babikunda. Sinzaya na Nukuri rwose arega ubundi ibyiza tuzavuga imirimo n'ibitangaza by'Imana yakoze. Yego.
ati nani turangiza tushire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntago rijya riyobana gakeya. Hari igihe ijambo ry'Imana rimanuka ugasanga ari ngewe cyangwa ari wowe rimanukiye. Bivuze ngo mwebwe mudukurikiye muhawe ikaze, tega amatwi ijambo ry'Imana turiguye umunsi. Ni iryawe ni iryanjye ku musaraba ufite no ku mitwaro wikoreye. Mu minota 40. Yesu we. Ariko kumwuka kuyobora. Kumwuka kuyobora ukumva yuko ibyo Imana yashatse yuko ugeza ku bakunzi bacu ubibabwiye. Abari uhagararira. Ni karibu rwose. Aho ngaho. Yego. Umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo mananduburira amaso yanjye ku musozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane, muhawe ikaze tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo nubwo bikomeye, nubwo wikoreye imitwaro nico kigerageza ubona cyanze kukuvaho, nubwo ubona yuko inzira zose ucamo zifunze, ryaje ririmo kukubwira ngo hari inzira utarabona, ariko Uwiteka agiye kuziguha mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Wumva aka kanya ntarabanda abwira, ahubwo ubu buhanuzi ni wowe bumanukiye, ninjye bumanukiye. Icyo usabwa no gukurikira no gutega amatwi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 37, turahera ku murongo waho wa mbere. Uri kutubwira ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, ansohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuye amagufwa, anzenguruka naho yarakikijwe hose, maze mbona ari menshi cyane. Muri icyo kibaya kandi amagufwa yari yarumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa, maze uyabwira uti yemwe mwa magufa yumwe mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka avuganye namwe. Uku niko umwami Uwiteka abwira amagufa yumwe, dore ngiye kubashiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka Imana. Haleluya. Umurongo wa 7 uri kutubwira ngo nuko manura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga iryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanura umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwira umuyaga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri ayo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko manura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko habaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa n'ay'ab'inzu ya Isiraheli, dore baravuga bati amagufa yacu yarumye, ibyiringiro byacu biraheze. Haleluya. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana, rishobora kuba ari iryawe cyangwa mo kimwe ari iryanjye. Iri yerekwa ry'amagufa yumwe, Uwiteka yaritegereje areba ukuntu Abisiraheli bari bameze. Aka kanya Uwiteka arakubwiye ngo nubwo bikomeye, nubwo ibibazo byatumye wuma, ukabura umubiri, ukabura uburyo, data arakubwiye ngo hari umuyaga ugiye guturuka mu birere bine. Umuyaga wa mbere ugiye gukemura amadeni. Haleluya. Amen. Umuyaga wa kabiri uraturuka mu kindi kirere, ibi bibazo n'uburwayi byakubayeho karande, bivuze ngo Uwiteka agiye kubigukuraho mu izina rya Yesu. Yesu aravuze ngo niduhanure uko dutegetswe, uyu muyaga ugiye guturuka mu birere bine. Wa magufa yumwe we, warumye kubera uburwayi, warumye kubera ubukene, warumye kubera intambara warwanye nazo zirakunanira, warangije kuma wiciraho iteka kuko wabuze urubyaro. Uwiteka agiye kuguha urubyaro kuko atajya abesha cyangwa ngo ahinduke. Ariko hashimwe Yesu waguhamagaye, hashimwe Yesu wakuretse ukaba ukiri muzima. Yesu yaritegereje abaza umwana w'umuntu ngo mbese mwana w'umuntu, aya magufa yabasha kuba mazima?
ariko umwana w'umuntu aravuga ngo yewe Uwiteka niwe ubizi. Hari igihe ugera mu kigeragezo gikaze ukiringira umwana w'umuntu ukabona ko ari we uzagufasha, ukabona ko mu bukene ufite azakugaburira, ariko ndaje nkubwira ngo wikwiringira umwana w'umuntu, wikwiringira abanyamuryango bawe, wikwiringira abakomeye, ahubwo hanga amaso ku Uwiteka kuko ari we gisubizo cy'ubuzima bwawe. Ndakubwira ngo ubwo bukene ufite, ibyo bicuruzwa wacuruza bigahomba, ibyo ngibyo utiringiye Yesu n'ubundi byagumaho ngaho, ariko hanga amaso ku Uwiteka. Ngo yemwe Abisirayeli, yemwe ba mu nzu ya Yakobo, niwe Uwiteka abwiye aka kanya ngo agiye guturuka, ubutabazi bwawe bugiye guturuka mu birere bine. Bivuze ngo aho wari wizeye ubutabazi siho bugiye guturuka, ahubwo hanga amaso ku Uwiteka. Ubutabazi bwanjye nshobora kubwitega ku mukire tuziranye, ariko Yesu aravuze ngo wihanga amaso ku mwana w'umuntu, ahubwo hanga amaso ku Uwiteka. Niwe gisubizo cyawe, niwe uri kugushakira ubuhamya. Nubwo inzira ucamo zose zidadiye, ariko Yesu hari inzira ashaka kuguciramo. Isengesho tugiye gusenga uyu munsi riri kuvuga ngo wacuruje uciye hasi ku butaka biranga, warasenze uciye hasi ku butaka uzamura icyifuzo nticyagenda, waragurishije imirima banga kugura n'inzu kuko wasenga isengesho uri ku hasi ku butaka. Ugiye mu butayu umurozi arabimenya, aje kudadira kuko aho wakandagiye yahabonye. Tugiye kwamagana inzira yo ku butaka, nitwarangiza dutegeke Mwuka Wera aze kuducisha mu kirere. Iyo uciye mu kirere uhura n'umwamarayika uzanye ibyawe. Iyo uciye mu kirere umurozi ntabwo amenya aho wakandagiye. Iyo uciye mu kirere ugenda usatira amadeni arimo kukurwanya. Iyo uciye mu kirere usenga isengesho usaba urubyaro, Yesu akabyumva vuba. Haleluya, amen. kuko nta mwana w'umuntu uba wamenya ahantu wanyuze, ariko iyo uciye ku butaka barabimenya bakadadira. Ushaka gucuruza bikanga kuko uciye ku butaka. Hindura isengesho, ongera usaba Imana, ongera uhindure isengesho ryo gusaba Imana, ongera uhindure imikorere yo gukorera Imana, ongera utekereze ku bihe wagiranye n'Uwiteka, ongera wongeze ibihe byo gusenga. Nubwo bikomeye ariko hari ubutabazi. Bivuze ngo tugiye gusenga duciye mu kirere, kuko inzira zo hasi ku butaka zaranze. Nawe uduteze amatwi udukurikiye, ndagushishikariza gusenga uca hejuru mu kirere, kuko inzira zo ku butaka zarananiranye. Wabuze amahoro kuko waciye hasi ku butaka. Ndakubwira ngo ca mu kirere kuko Uwiteka kubohoye muri aka kanya. Mureke dusenge mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo ry'Imana nari mfite muri iki gitondo ryo kubagezaho, hanyuma Yesu aza duhana umugisha. Murakoze. Amen. Uri Imana yacu bwitugira neza bugaca bukira. Uhereye aka kanya Mwami Imana turakwinginze, turagusabye, twongeye kugutereta bundi bushasha. Twamenye inzira abanzi bacu banyuzemo, twarangije kumenya yuko kuba tudahabanye ibyo dushaka ari uko barangije kudufungira ku butaka. Twamenye yuko kuba ducuruza ntitwunguke ari uko bafungiye ku butaka. Twamenye yuko kuba twarabuze urubyaro ari uko bafungiye ku butaka. Twamenye yuko kuba nta rukundo tugira muri twebwe nuko badufungiye ku butaka. Turategetse uri mu gihugu cyo mu ijuru, nyemerera uducishe mu kirere, nyemerera uducishe ahera hawe. Uhereye tariki y'uyu munsi reka uduhereze gutungurana kuko uducishije mu kirere. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Reka unyemerere uduhereze umugisha abadukuye bose. Reka usobanure ibidasobanutse ku buzima bwabo. Reka buri umwe wese umuhezagire, reka buri umwe wese uhaze kwifuza kwe. Urakoze kandi yuko utegeka bikaba, wavuga bikanakomera. Icyo usezeranyije umwana w'umuntu no gusohora kizasohora. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen. 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 Imana iguha umugisha. Iminota uyikoresheje neza. Yego. Iminota uyikoresheje neza kabisa uko wari wayivuze. Umwuka yakuyoboye. Ni ukuri. Yego, ugiye gutanga nimero, ariko ubushize hari umuntu wambwiye ati kuki nimero watanze itakubaruyeho. Yego. Ubwo noneho ndabaha imbaruye. Zakubwira ko ufite indi ikubaruyeho. Reka uyu munsi utange izikubaruyeho gusa. Yego. Ubwo nimwe natanga n'imbaruyeho. Oya ntacyo tanga kuko Tigo niba kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp ugomba kuyitanga. MTN ikubaruyeho. Niba ufite ikubaruye ubwo gatanga zombi. Ebyiri. Yego. Reka duhere kuri WhatsApp.
07 63 53 675. MTN 07 63 81 27 Shalom, murakoze. Yego. Hari n'abajya bambwira ngo bazivuze vuba vuba ntibazumve, iyanjyeyo ibiraho ngaho handitseho Concordia niko nitwa, ubundi kunyandikira atayumvise neza nkayimuha, ntacyo bitwaye rwose, nta kibazo rwose. Ikindi twongeye kurangira abantu ukeneye kuza kukureba mu rugo aho yanyura, uvuye i Kigali cyangwa se uvuye i Rubavu, santere ni uguhura mu mujyi wa Musanze muri gare, ugafata kwasiteri ni amafaranga 800, ufite ikarita utayifite ni 1000, ukagera mu Kidaho, wajya mu Kidaho ugafata moto y'1000 ikakugeza hano twicaye mu mudugudu wa Ruko, Kagari ka Nyagahinga, mu murenge wa Cyanika, mugasenga. Yego. Iri kuri ku mutima wumva wabwira abakunzi bawe uritubwire? Ndabakunda cyane, kandi ikindi mbasabira kwiteka kugira ngo abahereze ikimenyetso cy'ibyiza, abahereze gutungurana aho muri hose mu mpande zose z'isi. Imana buri umwe wese ku musonga afite, ndamusabira kugira ngo Uwiteka turuke mu birere bine akuzaniye ubutabazi bwawe. Amen. Yego. Nibutsa abandi bantu uzafata urugendo aje kumureba hano muri quartier, izina Rufonsina ntabwo barizi, yitwa Dusabimana Rufonsina ariko bakunda kumwita Dusa. Yego. Nuzagera hano uzabaza uti kwa Dusa nihe, bizatuma bakuyobora neza. Tuzongera duhure naho ubutaha. Sawa.